Yes, ladies and gentlemen, reka nongere mwikaze rero kurozaho TV, hozaho TV. Yes, alright, abantu bibazaga rero ngo mwagiye he ni mu gikora byifashe bite, reka maze mubwire ngo twari turimo turategura ikintu cyitwa igikoresho, ubu ngubu tugarukanye cyitwa amavuta. Yes, alright, tuzatubana rero mu makuru agiye atandukanye, mu makuru aca hirya no hino, yaba muri Afrika, mu Rwanda, ku isi hose muri rusange. Tuzaba tugenda turebera hamwe news update. Reka mubwire ngo rero tugarukanye amavuta. Ndi kumwe na mugenzi wanjye rero muri studio, tugiye kubasha kubana kubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu. Mumeze mute inshuti bakunzi mukurikirana Hozaho TV kabisa, turabasuhuje tubabwira ati amahoro y'Imana nabane namwe. Tugiye kujya tubana buri munsi tubagezaho amakuru yose kabisa, yaba ayo muri Afrika, ku isi yose muri rusange, by'umwihariko mu Rwanda. Murabizi tuba dufite amakuru agiye atandukanye kabisa, tubabwira ngo noneho tuje buri munsi tuzajya tubana tohereza news update kabisa, amakuru yose abagezweho. Mbabwira ngo icyo musabwa ni ugukanda subscribe, mukora share kabisa, kugira ngo twagure ibintu byacu tubigire international. Ewana, mbabwira ngo muze tujye twibanira, dukore ibintu byacu bimeze neza kabisa. Mbabwira ati ewana, ikaze, turabakunda kandi tubifuriza ari umunsi mwiza. Reka tugaruka mu makuru yacu. Yes, right, reka mubwire ngo ni Hozaho, ni Hakimu, tugiye kubana muri aya makuru news update. Yes, right, reka twongere rero tuguhe ikaze, ari nako tugenda twinjira mu makuru yacu y'uyu munsi. Hakimu, byifashe bite kugeza kuri uyu munsi, kugeza kuri isamu rikica munsi? Yego, urakoze Hozaho. Amakuru yo ni menshi nkuko abanyarwanda babimenyereye, amakuru ni menshi cyane, gusa ariko mutwemerere uyu munsi tuze kwibanda ku bintu byose byagiye biri kuranga iyi campaign turimo yo kwiyamamaza. Ewana, cyane turashingira ku mukandida wa FPR Inkotanyi kabisa, Chairman His Excellence Paul Kagame. Twabonye ko yagiye yamamariza ahantu henshi yagiye hatandukanye, mu bice bigiye bitandukanye by'u Rwanda. Turaza kugaruka rero kuri bamwe mu byamamare bagiye bitabira ibi birori, cyane by'umwihariko famiye ye, kuko yagiye yitabira uyu muhango cyane. Famiye ye wabonaga yuko yitabiriye, abana be bagiye bagaragara cyane ni batatu, harimo Ian Kagame CTU kabisa, bamwita Captain Ian Kagame. Ewana, uyu muhungu ewana umunyacyubahiro urenze, wabonye ko ibintu by'umutekano byose ewana yarameze neza cyane. Wabonaga yuko rero yabaga yiteguye, yitonze, ubona ari umusore ucishije make. Ewana, ubona yuko bagiye n'abaturage bamwe na bamwe bagiye bavuga ngo twagiye tumwifotorezaho, dufata amafoto amwe namwe atandukanye. Ubonaga yuko rero ari ibintu biri ku murongo muri rusange. Yego Hozaho, uyu musore ni umusore utuje cyane, kuko ndabyibuka neza ku munsi wo kwibohora Liberation Day, ni wo munsi DJ bita DJ Brian yaje kuba yajya gukora akazi k'ubu MC muri Stade Amahoro. Gusa yaje kugaruka avuga ati bari abahungu ba CTU so kukubeshya, usibye kuba bafite inshingano zo kuba baturindira umutekano, ni beza, n'abana beza, bakishije make, baratuje cyane. Rero uyu muhungu ni umusore kabisa, byibura afite nka metero ebyiri, umusore ufite igihagararo cyiza, ufite gabari nziza, ufite ikinyabupfura. Wagiye agaragara afite ikinyabupfura cyinshi cyane muri campaign, kuko ahantu hose yabaga hari kandi ameze neza, ubona ko umutekano wizewe kabisa. Sinzi noneho hari akageste bakoze, sinzi niba warakabonye, ni akageste k'umugabo wa Ange Kagame, ubwo bazaga rero muri campaign bahuye na Ian Kagame. Then umugabo w'icyakoze yamuhaye chance, hanyuma na Ange Kagame nawe araza muhereza chance. Ubona yuko rero ari ibintu byari byiza kandi n'akantu ka trendinze cyane. Yes, niko byari bimeze rero. Uyu mugabo wa Ange Kagame bamwita Bernard Ndengeye Ingoma, niko yitwa Ndengeye Ingoma Bernard.
Ewan rero nibwo yaje kuba yasesekara ahari hari kubera campaign yo kwiyamamaza, yari ari kumwe n'umutambukanyi we bamwita Ange Kagame. Ewan nibwo rero baje guhura na Ian Kagame bakubita akantu k'agacensi. Rero aya namashusho yaje kuba ya trendinga kuri social medias bavuga ati Ewan iyi famille cyazi, iyi famille imeze neza, ni famille ubona ko nyine imeze neza, iratwika, iri hejuru cyane kabisa. Rero reka amakuru yacu tureke kwibanda kuri Ian Kagame gusa, tuze kugaruka no ku muhungu w'imfura wa His Excellence Paul Kagame. Uyu rero nta wundi bamwita Cyomoro Ivan Kagame. Cyomoro Ivan Kagame. Uyu ni umusore rero akaba n'umwana mu by'umwihariko wa perezida chairman wa FPR Inkotanyi. Yes, uyu muhungu w'imfura kabisa, umuhungu nawe afite nka metero 2. Ewan afite gabari nziza cyane. Uyu muhungu rero nawe akomeje kugaragara muri campaign ashyigikira papa we mu kwiyamamaza. Ubona ko iyi famille irategura kabisa, ariko aba basore urababona Mbega umusore yewe data, reba intambuko. Noneho hari amafoto yagiye atambuka ari kumwe na mama we, umuhungu usa nka nyina. Umuhungu nyine baravuga ati ariko ubundi imfura ziribyara, urabibona ariko baratambuka ngo kavuga ati kabisa this is the great family. Ewan Chuti bakunzi rero mutwemerere dukomeze tubabwire bimwe mu byamamare byagiye bigera muri campaign yo kwiyamamaza. Reka tugaruke ku cyamamare cyagiye gikora Ewan bimwe mu bigwi kabisa, bamwita Clapton Kibonge. Bamwita Clapton Kibonge, yari yisize amarange, yamanutse afite courage, afite murare. Ni icyamamare rero, tumuzi muri filime Umuturanyi, tumuzi muri cinema, tumuzi nk'umukomediye. Yari rero muri campaign ya perezida yo kwamamaza umukuru, by'umwihariko akaba n'umukandida chairman wa FPR Inkotanyi. Yes, uyu Clapton Kibonge rero yaje kuba yafatana ifoto na nyakubahwa His Excellence Paul Kagame, nuko abanyarwenya bagenzi be harimo Osmarito. Uyu muhungu ni YouTuber rero, yaje kugaragara muri video agenda yescotinze Clapton Kibonge, avuga ati ntihagire umuntu ukora ku muntu His Excellence yahaye ifoto. Yari kumwe rero na bimwe mu byamamare babamenya, nuko baje kuba bagenda mu muhanda bavuga ati nimwegereyo. Ewan Osmarito amubereye escort kabisa, ariko escortinga neza, avuga ati umuhungu wahawe ifoto na His Excellence ntihagire umuntu byibura umwegera. Yego rero ibyamamare byari byinshi, aho tugaruka ku cyamamare bakita Kate Bashabe. Uyu mukobwa uramubona kabisa, my friend, umukobwa mwiza cyane. Noneho icyitwa akineneko, icyitwa kwisiga amarange, mana nyagasani, bamwita rero Kate Bashabe. Yari yamanutse noneho we ari kumwe n'umukunzi we, boyfriend cyane. Kate Bashabe rero uyu dusanzwe tumuzi ni umunyamideli hano mu Rwanda, waciye ibintu umeze neza, n'ibyamamare byose biramwifuza. Ariko uyu mukobwa yarakatiye kuko ni umukobwa w'ikibero, kimeze neza cyane, kimeze neza. Rero uyu mukobwa nawe yaje kuba yagaragara muri campaign yo kwamamaza chairman wa FPR Inkotanyi, avuga ko nta wundi muntu tuzatora. Umunyamakuru rero yaje kuba amubaza ati ese urani iki wamubwira yazakora muri iyi manda y'imyaka 5. Kate Bashabe yaje kumusubiza aramubwira ati ahubwo se ni icyo atakoze. Yaravuze ati ntacyo atakoze, ahubwo natuyobore dukomeze duterane intambwe tujya imbere. Ni Kate Bashabe rero wari wisize amarange nawe muri campaign, by'umwihariko nakineneko kenshi, ndetse ari kumwe n'umukunzi we agenda ababwira uti nta wundi tugomba gushyigikira uretse chairman wa FPR Paul Kagame. Yes right, ikindi cyamamare bamwita Miss Jory rero, abantu baribazaga iyi campaign igitangira haciyemo nko kwiyamamaza wenda ahantu hagera kuri 3 hagera kuri 4 batabona umuntu witwa Miss Jory. Bibaza ese ntago ari mu Rwanda, yagiye hanze byifashe bit, ariko yaje kugaragara
nawe muri iyi campaign. Yego hozaho uyu mukobwa nawe yari yabanje kurikoroza, abanyamakuru bari batangiye kumwandika bavuga ati se kubera iki umuntu bita Miss Jolly atari kugaragara muri campaign zo kuba yafasha abandi mu kwamamaza chairman wa FPL. Gusa byaje kugera igihe aragaragara, noneho arigaragaza yaje muri campaign. Bamwe bari batangiye kuvuga ko wenda ari uko yaramaze iminsi atari mu Rwanda, gusa yaje gucimaka agaragara muri ibi birori nawe aritabira. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iki cyamamare bakita Butera Knowless waje kugaragara ahantu henshi muri campaign. Yaje kuba yagaragara no muri Stade Amahoro ku munsi wo kwibohora yari arimo. Rero uyu mukobwa yaje kuba avuga ati ngewe His Excellency burya turanaturanye. His Excellency azabishimangira avuga ati yego nibyo koko uyu mukobwa wanjye turaturanye. Ikirenze yavuze ati nzanagusura, ndetse amugabira n'inka. Umva ibintu kuri byari bimeze. Uyu mukobwa rero yaje kuba agabirwa inka na His Excellency Paul Kagame kabisa, aramubwira ati wowe nzaza dusangire, aravuga ati n'inka ndayikugabiye kabisa. Ni Butera Knowless rero wari muri campaign, wanafatiye ijambo muri campaign iherutse kubera i Bugesera. Hari n'ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye. Knowless rero yagendaga agaruka ku rugendo rwe muri rusange, yaba ku batuye Bugesera, avuga uburyo bagiye bazamukamo, uburyo bahasorinze, uburyo ibintu bitari byoroshye, ariko nyakubahwa chairman wa FPR Inkotanyi akaza kubikemura. Yego nibwo rero yahise amubwira ati mukobwa wanjye nugira ikibazo tuba tugomba no kugaba. Niyo mpamvu yavuze ati wowe nkwemereye inka kabisa. Asezeranya n'abantu b'i Bugesera ko azafata umwanya akaza bagasangira ku kigage cyengerwa hariya mu Bugesera kabisa. Ewana mu Bugesera yo ikintu cyitwa ikigage kiba kiriyo. Umusaza rero yababwira guti ngewe nzagaruka bizangarura tunicare noneho dusangire. Wumva ko His Excellency umusaza arategura, wumva ko abaturage abisanzuraho, bagenda bakomeza rero babana kandi babanye neza. Wumva ko bamwe baba bavuga ati His Excellency kabisa niwe wacu, kuko wafata umwanya akajya mu baturage bakaganira bakamera neza, bose bakagubwa neza. Reka ibindi byamamare rero dukomeze tubanguranya. Yesi mureke dukubite tubanguranya tubabwira ati bimwe mu bindi byamamare byagiye byitabira iyi campaign yo kwiyamamaza. Rero nibwo umuhanzi bamwita The Ben yaje kuba agaragara muri campaign yo kwiyamamaza ari kumwe n'umutambukanyi we na wundi bamwita Miss Pamela kabisa Uwicyeza. Yari ari kumwe rero na Miss Pamela, kapo imeze neza, kapo irimo iragenda iryoshya, kapo yagiye mu kwabuki dore yuko baherutse no gukora ubukwe. The Ben rero numwe mu byamamare akaba n'umuhanzi wari uri muri iyi campaign arimo aragenda ashyigikira umusaza avuga uti ni ku gipfunsi. Niko bimeze nyuma yuko hari indirimbo yabashije kuba yakorera umusaza, ndetse agafata n'indirimbo y'umuhanzi bita Kitoko akayikorera cover. Indirimbo ikaza imeze neza, nibwo yaje kugaragara muri campaign, ndetse n'umugore we Uwicyeza Pamela nawe aza gutanga naka interview avuga ati umusaza niwe wacu nitumushyigikire kabisa. Reka dukomeze ku bindi byamamare byagiye byitabira iyi campaign. Harimo bamwe mu bahanzi, harimo Bruce Melody, hakazamo Bwiza, hakazamo umuhanzikazi bamwita na wundi bamwita Ariel Ways, hakaza abahanzi bagiye batandukanye, Dr Claude kabisa. Dr Claude waje kubakora indirimbo nziza imeze neza kabisa. Hakaza Neringabo nawe yagiye agaragara muri campaign. Hakaza umuhanzi bamwita Konfi kabisa, nawe waje kuba yakora indirimbo imeze neza kabisa. Twagiye kubona no ku munsi wo kwibohora haje n'ibindi byamamare byinshi, harimo Tom Close nawe yarahabaye kabisa. Hari abandi bahanzi ba Pifla bari barimo, hakaza abandi bahanzi benshi kabisa n'abahanzi benshi bagiye bitabira iyi campaign kabisa. Wabonaga ko ibintu bimeze neza, cyane social medias n'abantu bagaragara ko iki gikorwa bari bakitayeho cyane.
yaba abanyamakuru, abahanzi, n'abantu bose bari muri social medias, ibintu barabyitabiriye cyane. Tunakomeza tubashimira tubabwira ati umukandida wacu na wundi ni His Excellence Paul Kagame kabisa. Yes, reka tubashimire. ni Hozo TV, amakuru yo na kagaruka, tuzagenda tugaruka ku byamamare bigiye bitandukanye, tuzagenda tubahereza amakuru aba agenda acicikana hirya no hino, kandi subscribe tubana umunsi ku wundi.